reka nkwibutse ko uri umunyamahirwe wowe wakoze subscribe kuri Kodu TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakuramo password muri telefoni yawe uramutse warayibagiwe. Aha ni ka gace kacu k'ikoranabuhanga. Hanyuma ushobora kuba warigeze rimwe mu buzima gushyira password muri telefoni yawe, cyangwa ari inshuti byabayeho bikamusaba kujya kureba abatekinisiye bakamutwara amafaranga. Reka uyu munsi rero turebere hamwe uburyo wakuramo password cyangwa code muri telefoni ya Android igihe wayibagiwe bitewe n'impamvu runaka. Ushobora kwibagirwa umubare w'ibanga wo kwinjira muri telefoni yawe, cyangwa wazishyiramo bikanga. Kora ibi bikurikira wongere ukoreshe telefoni yawe ya Android. Nakwibutsa ko ushobora gukora subscribe kuri channel ya Kodu TV. Ureba hasi ahanditse subscribe mu ibara ritukura, hanyuma ukandeho nihaza akantu kameze nk'inzogera nako ukoreho, dore ko nta nicyo bitwaye. Geraho telefoni yawe igusaba uburyo bw'ibanga bwo kwinjira muri telefoni yawe, password, patina cyangwa pin. Ushyiremo ibyo wishakiye inshuro 5 cyangwa hejuru yaho. Telefoni nyinshi ziba ari inshuro 5. Telefoni yawe iraza kukubwira ngo utegereze nyuma y'amasegonda 30 ubone kongera. Ukomeze ukore gutyo ubisubiremo kugezaho bagusaba Gmail yawe n'inyuguti zibanga zayo. Ugomba kuba ushobora gukoresha internet kuri telefoni yawe. Ukoresha nka internet ya telefoni cyangwa wifi. Iyo umaze kubishyiramo neza bigakunda, uhita uhabwa ubushobozi bwo guhindura uburyo bw'ibanga bwa telefoni yawe, patina, password cyangwa pin kuri Gmail yawe. Niba nta Gmail ufite, koresha ubwa kabiri. Uburyo bwa kabiri rero dore n'ubungubu. Ubu buryo butuma ibintu byari biri muri telefoni yawe byose bibura. Amaprograme, nimero zawe za telefoni zitabitse kuri sim card ndetse n'ibindi biri kuri memory card. Byaba byiza ubanje ugakuramo memory card, cyangwa hari ahandi wabika ibyo ukeneye byose atari muri telefoni. Zimya telefoni yawe ukande kuri buto za volume yongeza, buti cana ukande n'iya home. Akenshi ibiriho akantu kameze nk'akazu. Hanyuma bikande rimwe byose, utegereze haze andi mashusho akwereka amahitamo. Hitamo ahanditse factory reset cyangwa reset phone to factory. Umanuke uzamuke mu mahitamo ukoresheje buto za volume, wemeze ukoresheje yo kuzimya cyangwa home, maze ukande yes. Nirangiza gukora reset uhitemo reboot, hanyuma telefoni yawe irahita itangira yake nkaho ari nshyashya. Utangire bundi bushya ukurikize intambwe ku ntambwe ya systeme yawe ya telefoni yo gutangira. Ibi bikunda kuri telefoni nka Samsung Galaxy ntoya n'inini, Huawei, Itel, Tecno, LG, HTC n'izindi nyinshi zimwe na zimwe zikoresha Android. Hanyuma ubu ni uburyo wabikoramo, uretse ko ushobora no kubikora bikakunanira. Aho ugira ikibazo unyandikire hano muri comment, cyangwa unyandikire ku mbuga zanjye nkoranyambaga arizo Facebook, Twitter na Instagram, wanditsemo ja yonyine mu nyuguti ntoya, ukandika Kodu, ugasiga kanyoni ukandika Karivano, ndabasha kugusubiza. Wakoze kuba wakurikira agace kacu k'ikoranabuhanga. Nkwibutsa ko wakora subscribe. Nakubwiye ko ni inkunga ikomeye idasaba gukora mu mufuka cyangwa kwikora kirojana y'ibishyimbo ngo binzanire. Just ni ukuri handitse subscribe ugakandaho, ukabona akabuto kameze nk'inzogera nako ugakoraho. Dukomeze kubana mu nkuru zacu z'ubutaha. Wakoze cyane. Hasta la vista.